MPUMURIZA TV. Yesu ashimwe wowe mukunzi mu bice byose uherereyemo. Hano ni kuri MPUMURIZA TV. Ni channel ifite intego yo guhumuriza imitima cyangwa se isanamitima. Ndi umushyitsi kuri yo, ariko ntago ndi umushyitsi kuri social media. Amazina yanjye ni Dany Imana. Hanyuma mu mirimo itandukanye cyangwa se mu mpano zose zitangwa n'Imana mu byo umuntu agira mu buzima busanzwe, ngiriye umugisha wo kugera hano kuri no icano yitwa MPUMURIZA. Reka rero dutangire dusenga kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro umwanya utari munini kandi utari mutoya. Imana ize kubana n'umutima wawe. Nyakubahwa Imana, urakoze ko ari wowe watumurikishirije inzira yo kukumenya. Uyu mwanya turiho twitwa ubwoko bwawe, abana bawe, ariko mu bwoko bwawe harimo abantu bakiri imitima ibabaye itandukanye. Tuje muri uno mwanya kugira ngo uganire n'imitima yacu na mutima wa buri umwe wese, ngo uwomore kandi uwubake mu izina rya Yesu, amen. Reka uyu mwanya tuganire ku magambo nita kugira imbaraga z'umutima. Birashoboka cyane ko mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi imbaraga z'umubiri zijya zitentebuka zigashira zikarangira, hakabaho kunanirwa. Umubiri uyu unaniwe utangira kunanira mu bwonko, mu mutima, kuko umutima ari ikigega cy'amaraso kigaburira ahantu henshi, ubwonko. Aha hantu umubiri ugatentebuka ugashira ukarangira. Hanyuma uburyo bw'umubiri tubabariramo mu buzima navuga bwose: inzara, amakuba, intambara, gutotezwa, ihungabana, indwara z'ibyorezo, iz'inzaduka, intambara n'impuha zazo, ubukene, ubupfubyi, ubupfakazi, kugambanirwa. Ibi ni ibintu byose bibaho biza bigatsikamira umubiri wacu. Nimvuga mu buryo bw'ubuzima bw'ubumana bwa gikirisitu, uyu mubiri n'iri cumbi, uyu mubiri ni icumbi ry'ubumana muri twebwe. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo itura mu muntu utariho, udafite amarangamutima, udafite ubumana busanzwe, udafite gukora, kumva, kugenda, gutembera. Imana rero donc umubiri ni icumbi ry'Imana, ni icumbi ry'umwuka. Igihe cyose uyu mubiri duhumeka ukiriho, mbasha kuvuga gutya nkafata iyi mikrofone nka iki kiganza kigatanga amasinye, kameramani hari yakaba akibasha gusetwinga n'amaso n'umutwe n'intoki, akaba ari kureba ibintu agomba kunkorera. Ibi byose umwuka niho abikoresha. Hanyuma mu buzima tubamo bwa buri munsi duhura n'ibitigarageza bitari bikeya, duhura n'intambara n'amakuba ari menshi cyane. Akenshi iyo bimaze kubaho ugasanga umuntu ahuye n'ibyago, ahuye n'amakuba, ahuye n'akarengane, ariheba rimwe na rimwe kuza Imana, agatangira akavuga ati Imana yarandetse, Imana yarantaye, Imana iranyanga, akatuka Imana muri ayo magambo. Ku muntu w'umuzima uba mu buzima busanzwe butari bwa gikirisitu, wahita yiyambaza izindi mbaraga
ashobora gukoresha imbaraga z'amafaranga afite, ashobora gukoresha imbaraga z'imiryango ikomeye, ashobora gukoresha imbaraga z'abapfumu, ariko ashaka kugira ngo arebe ko ibi byago n'amakuba bishobora gushira, ariko ntibikunde. Ikintu nshaka kuvuga ni iki rero, ndagira ngo nkubwire ko ubuzima bwose waba wabarabayemo, uko bubabaje kose bungana, ntabwo buhindura icyo uzaba cyo mu mugambi w'Imana. Kuba waravutse ugasanga utagira mama na papa barapfuye uri uruhinja, ntabwo bikubuza wa muhungu we cyangwa wa mukobwa we kuzaba ukomeye ku isi mu bihugu n'imigabane itazwi, kubera ko icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse. Ushobora kuba warakuze ugasanga uri umwana waravutse muri bwa buryo kera bitaga ibinyendaro, uyu munsi twarabigoroye, turavuga ngo ni mu buryo bwo kubyarwa bidateganijwe. Ugasanga wenda wamenya amateka, ugasanga bagutoraguye mu ikarito, ugasanga bagutoraguye muri puberi, cyangwa ugasanga ngo bagutoraguye ku muryango w'umuntu. Ntiwasabye kubaho, ntiwasabye no kuvuka, ariko abakubyaye baguteje akaga ukiri uruhinja. Wakura ugasanga aya mateka ku buzima bwawe aranditse, ariko aya mateka ntukayashingireho. Icyatumye baza kugushyira imbere y'inzu ukabaho, icyatumye baguta mu ikarito ntupfe, ni nacyo gikomeye cyane kukugeza kure ku mugambi w'Imana yakuremeye, kugira ngo uzabe umuntu ukomeye, uzakomeza n'abandi, uzubaka amateka akomeye. Ntabwo ubuzima tubamo ari ryo shusho ry'uko tuzaba. Birashoboka ko uyu munsi uko ndi n'ukuri n'uko ubayeho, abantu bashobora kukurebera mu ishusho y'ako kanya bakavuga bati uyu muntu ntabwo ari cyo, ariko uko ni ukwibeshya. Yaravuze, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo izi ibyo yibwira kutugirira ko atari ibibi, nawe ubwo ari ibyiza. Birashoboka cyane ko mu muryango wawe, ku mbohe z'amateka, ushobora kuba warabayeho ugasanga nta n'umwe wigeza gutunga, nta watunze, nta wabaye mu nzu nziza, nta wabaye neza. Ntabwo aya mateka agomba kugutsikamira ngo wumve ko nawe uzabaho utambara neza cyangwa mu buzima bubi. Oya, ukuri n'umuryango uvukamo, Imana ije gukora cyangwa Imana ije guhindura ubuzima bwawe, ntabwo iza kubihindura ibanje kugisha inama abo muvukana n'abo mwavukiwe rimwe n'abo mwiganye. Oya, Imana iza kubikora nk'imbangukira gutabara, ikaza igakora ibyo igomba gukora ku buzima bwawe, kuko igomba kubikora. Imibabaro rero duhura nayo mu buzima bwa buri munsi ntikadukureho imbaraga z'umutima. Igihe cyose ugihumeka, igihe cyose ugifite amagara mazima, igihe cyose ugifite ubumuntu, igihe cyose ugifite umutima, igihe cyose ugifite ubwonko bukora, uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Uri umukandida wo guseka ukishima nubwo waba warabuze ibigusetsa. Igihe cyose ugihumeka uri umukandida wo gutunga, igihe cyose ugihumeka uri umukandida wo kubyara, igihe cyose ugihumeka uri umukandida wo gushaka umugabo, igihe cyose ugihumeka uri umukandida wo gushaka umugore, igihe cyose ugihumeka uri umukandida wo kuba mu buzima buryoshye, relax, bushimishije, bwo kwishima, butari ubw'amaganya. Ndagira ngo nkubwire, ntago ndi butinde, ni akamesaje nari nkuzaniye. Ndagira ngo ubuzima ubayemo, uko urya, uko unywa, uko uryama, uko wicara, aho uvuka, ibyo byose byaba inzitizi zo kureba ejo hawe hazaza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo we kwibona mu gihe urimo, ahubwo ibone mu gihe kizaza. Ntabwo Imana ikorana n'abantu bafite intekerezo z'inyuma cyangwa zitagutse, ahubwo agura intekerezo zawe. Reba kure, wiyaturireho ibyiza, ukore, uhatane, uvuge ngo nzabuyu, ndifuza kuza. Ntukiyaturireho ngo nzaba imbwa, ntacyo nzaba cyo, ndi umunyorogoto. Nujya no gusenga ntugasenge ngo nk'umunyorogoto, ngo ntacyo maze. Oya, Imana yaremye umunyorogoto, irema n'umuntu, ariko uburyo yakuremye bitandukanye n'ubwo yaremye umunyorogoto.
umunyorogoto yaravuze ngo ibikururinda biveho, umunyorogoto ubaho. Ariko weho yaricaye ijya inama iravuga ngo tureme umuntu ase nabi n'Imana. Aha hantu rero uri umuntu ukomeye mu gaciro k'Imana. Waba uri umukirisitu, waba utari umukirisitu, urakomeye mu bwiza bw'Imana. Ariko n'ingaruka ku mukirisitu, umva ko ijambo ry'Imana rivuga, iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi cyangwa se by'umukirisitu ni byinshi, ariko ngo Uwiteka bimukiza muri byose. Ushobora kuba utegereje gukira ibyo bintu, ushobora kubimazemo igihe, ushobora kubimazemo iminsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana idashingira ku mateka wavukiyemo n'ukuri, ahubwo hari Imana ishingira ku mugambi wayo ijya kukubeshaho. Aha ni muri Mpumuriza TV, reka ukomeze guhumeka, reka ukomeze gufata ibihumuriza biturutse hirya no hino, wenda tuzasubira. Reka nsoreza ahangaha, reka ngushime, ariko niyesikiza gatoya, murumva ko ijwi ryanjye ritameze neza, nagize ikibazo cyo kurwara ibicurane, ariko ndibwira ko iyi message iri kugeraho. Ni kugeraho, ufatanye nanjye usenga iri sengesho, uvuge ngo Mana, ndi kumwe nawe, wowe wemeye ko mbaho, simfire mu nda ya mama, nkakura, nkaba igitambambuga, nkaba ingimbi cyangwa nkaba umwangavu, uyu munsi nkaba nduwo ndiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwire Imana ngo rero Mana, kuko ibyo wakoze nta ruhare nabigizemo, ni nako nizeye ko ubuzima bwanjye ugiye kubihindura, nta mbaraga zikomeye mfite, ahubwo uzagendera ku bw'ubushobozi bwanjye bw'imirimo y'amaboko yanjye, ukabikora neza bigatungana. Usenge uvuge ngo kugira neza no kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana bikubeho none n'iteka ryose. Amen. Turagushimiye Mana ko uzi imfubyi n'abapfakazi, abarushye n'abaremerewe, akaba ari wowe ubomora, akaba ari wowe ubaruhura. Aya magambo aze gufasha imitima y'atari bakeya, ubumvire, abagusaba, abakuganyira, amaganya yabo yose uyumve. Urakoze, ukomeze uhumuriza imitima yabo, kazatega amatwi Mpumuriza. Dusenze mu izina rya Yesu. Amen.